impamba y'umunsi, ikiganiro mutegurirwa na Evangeliser Monde. Uyu munsi turaganira ku mbabazi. Imbabazi igice cya mbere. Isengesho rya Data wa twese ni rimwe mu mirongo izwi cyane mu Gifaransa, c'est la prière la plus célèbre de la Bible, kandi harimo interuro izwi cyane: utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira ababiducumuyeho. Muri verisiyo zimwe na zimwe baravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Matayo ibice 6 umurongo wa 12. Nyuma y'uko Yesu asabye abigishwa kujya basenga iri sengesho, yarangije abaha n'amabwiriza cyangwa avertisoma ibyo bakwiye kwitondera. Yesu ati, nimubabarira abantu ibyaha byabo, so wo mu ijuru nawe azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru namwe ntazababarira ibyaha byanyu. Matayo ibice 6 umurongo wa 14 kugeza kuri 15. Abatubabaje ni abadufitiye imyenda. Imyenda si y'amafaranga gusa, ibi tuzabigarukaho nyuma. Igisobanuro cyoroshye cyo kubabarira ni ukubabarira cyangwa guharira umwenda umuntu agufitiye. Petero yibuka aya magambo ya Yesu yamubajije nyuma. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi, nzamubabarira kangahe ngeze 7? Nzamubabarira kangahe ngeze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko uzageza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwageranwa n'umuntu washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira, umwe muri bo yishyuza itaranto inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramubwira ati, mwami, nyihanganira, nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100. Aramufata, aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi, aramwinginga ati, nyihanganira, nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja uko bibaye byose. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikari kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na Data wo mu ijuru niko azabagira nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye ku mutima. Imana idufashe. Ikibazo cya Petero ni iki? Ni kangahe kubabarira bishoboka mbere y'uko twitura inabi umuntu yatugiriye cyangwa tumwanga cyangwa se twihorera? Igisubizo cya Yesu cyerekana neza ni gute utababarira. Igisubizo cyerekana neza impamvu yose, nta mpamvu iriho yatuma utababarira. Kuki Petero yumvaga inshuro 7 ari nyinshi cyane? Mbese yumvaga ntako utaba wagize, yumvaga ari maximum. Ariko Yesu we
amwereka ko kubabarira memu kugeza kuri 7 gusa bidahagije, ahubwo ugomba kubabarira inshuro 70 ukubye 7. Nibyo bita mu gifaransa 70 exposa 7, inshuro 70 bingana n'inshuro 490. Nibwira ko hari nta muntu wigeze guhemukira kugeza kuri izi nshuro zose, nyamara hari igihe bitugora no kubabarira n'uwaduhemukiye inshuro imwe gusa. Mu by'ukuri expression Yesu yakoresheje ishatse kuvuga ko tugomba kubabarira nta mupaka. Iyi nkuru yenda gusa n'iri mwitangirira ibice n'umurongo wa 24 y'umugabo witwa Lameki. Niba Kayini azahorerwa 7, nukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Murumva ko abantu badafite Imana nabo bashaka kwihorera bitagira umupaka. Niyo mpamvu mubona intambara zihoraho mu binyejana bigenda bisimburana mu bantu. Icyaha gishobora gukorwa muri iki kinyejana kikazahorerwa mu yindi generation izakurikiraho gutyo. Nanone kandi umuntu wababariwe wabyawe ubwa kabiri nawe ababarira sarimite, ababarira nta mupaka. Ibuka ko Imana yatubabariye ntacyo iduciye, niko natwe ishaka ko tubabarira abaduhemukiye. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umuntu washatse kubarana n'abagaragu be, wa mugani twabonye haruguru, maze akabarira umugaragu wari urimo imyenda yose ndetse n'amafaranga menshi. Tubishyize hariya mu madenariyo bashakaga kuvuga amafaranga. Shebuja ngo amubabarira byose, mu gihe yatamubabarira yashakaga gutwara umugore we n'abana nawe ubwe ngo abagire imbata ze kugeza igihe umwenda uzarangirira, ariko akamubabarira. Nyamara wa mugaragu mubi ngo aragenda ntiyababarira uwari umurimo idenariyo imwe gusa, ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Na data wo mu ijuru niko azabagirira nimutababarira umuntu wese mubikuye ku mutima. Mugira amahoro n'ahejo. Impamba y'umunsi mwari kumwe na Felix Harerimana. Shalom.